Umuntu yamenye utahibagirwa. Aha ni hano. Inshinge nazo sinjya nzimenya. Uko namubonye ndi kumanuka hano hejuru, namubonyemwo hano. Ayowe. Manze ndongoroke ndebe. Ko bano tukweta ku muryango. Komeza. Muguhereze. Hari dukweta ku muryango mumpe dukomange turebe nimba ari. Bamunzi. Mwinjira. Bacu mwese dukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mufuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi turi ahantu ndi nago mpibuka. Shane turi Ahantu ni Katabaro. Haga ntago ari muri Kimisagara. Ni muri Kimisagara. Mu kagari Katabaro. Ni Katabaro. Nako ni mu Katabaro. Akagari ka Katabaro. Akagari ka Katabaro. Niho duherereye. Shani yambwiye ko yaje kumenya ahantu wa mudamu asigaye aba. Urumva ko ni nabyiza kuba yaraje kubona ahantu ho kuba. Ashaka kujya hasi mushyira hasi turebe. Arahita yirukanka. Kabagena nayo. Ndabona nta binyabiziga bihaca. Rero arangije waje kubona ahantu abaguta. Uzi ko amaze iminsi nirukanka ncuruza gatara. Nyine namunyuzeho ahantu. Abana nimuteza abana leta ncika. Aka ntaye mite muhamagara kubwire. Wamubonye muri zino quartier se? Yaje kubona aho kuba se. Haruguru cyangwa nimba ari haba simbiza ariko nabonye wanya ngo nahaba. Abaye atanahababwe yaba ari umuntu umucumbikiye ariko nabonye ari haba. Ni muri zikarishe za ruguru. Kuko yari yambaye igitenye mu mabere ameze nk'umuntu uvuye muri douche. Ugicuruza se ni nawe ukahagera? Ahantu ntagera se ni. Aho bita Mukove njyayo. Uturutse iriye? None se wa mubyeyi we noneho urakeka ari buze kuza kumwemera tunahamusanze bwo nitunamubona simbizi. Bwaraza kumwemera umuntu wanga umwana akiruka. Ubwo nitumusanga ahantu aramwemera. Namwanga. Ndemera nyine murere. None nabigenza ne. No kuri pe. Nta wundi mwanzuro ubwo namwanga sinzojya kumwiruka inyuma. Ticara ndere umwana. Ariko ikintu niba afite ahantu aba yaba ari ahatu akodesha cyangwa acumbitse nagakwiye kwanga umwana uko cyagiye yavugaga ko impamvu atamwemera ari uko nyine adafite aho kuba. Rero nimba abantu yarahambariye igitenye mu mabere atahaba ntago nabyumva. Ko yagaragaraga nk'umuntu uvuye muri douche. Oya ngaho bwo kuhabara haba ahubwo tugize amahirwe tukamusanga ntago wigeze unabaza amakuru nimba hari se byibura. Nari kubaza nde. Dupfe gushorera tugende turizera ko turi buze kugenda tumubura tuzagaruka n'ikindi gihe. Pepe ngwino n'amatakugongo. Ngwino. Cyakora turirutse no kuri kw'Imana. Ubwo tuzamuke rero. Tuzamuke. Mufate tuzamuke. Turebe ko tuza kuza ko tuhamusanga. Cyamuzane kamerama utangushiriza umwana nawe. Muzane mugufasha. Tangushiriza umwana mutware neza. Umuntu urafata kamera n'umwana. Oya ngenda mufata. Ngenda muterura naribi. Tuzamuke tugiye ngenda eka mbe mugutwaje n'ubundi wamutwaye umwanya munini. Siko muterura akaboko kakakurya. Tuzamuke ni hano nabonye. Afite ibiro byinshi rega. Tuzamuke tugere ariko usenga usaba Imana noneho. N'amasenyesho na yaraye muretse naka kanya. Imana ni ukuri. Kuri iyi nshuro umva twagenze imisozi tugenda indi. Noneho tutazongera kugaruka inaha pe. Umuntu yamenye utahibagirwa. Ni hano. Inshinge nazo sinjya nzimenya. Uko namubonye ndi kumanuka hano hejuru namubonyemwo hano. Ayowe. Manze ndongoroke ndebe.
udukweto ku muryango mumpe dukomange turebe nimba ari bamunzi mwinjira kano gasozi kugaterera naho umwana dusidanje n'abashyitsi b'imena nyabo biteze turagutunguye turakuvumbuye komera cyane ni hano wibera se n'ahangaha se ubundi iyi nguyu yamenye tukugeze hano twari u Rwanda ko hari ahantu wakihara umuntu wakihara yego kuraho umwana we kuraho umwana we agira ngo muraherukana ariko none si kuva ryari se utuye inama bja nakuhatura ni umuntu ucumbikiye nanjye nabaye mbonye aho kwihengeka iminsi mike nanjye ntabwo nzi igihe masigaranye ariko ni gitoya n'ibyumweru nka 2 ubuse urongera uvuga ngo ntabwo ufite ahantu uryamisha urongera umwange se urongera wiruke urirukira eshanu uhagarara aho neza nanjye ntabwo mvana uraca none se kuri kwihisha ntabwo ndi kwihisha niko nyine ubwo ariko byari bigiye niyazo byise umubyeyi bigoye twicare tuganire hari icyo twicaye n'uko tutakicara ariko nta kibazo twaganira ntacyo bitwaye twicare hano icara ahangaha nta kibazo ahangaha ni mu baturanyi reka twicare hano ntari nta kibazo ubwo twahagarara nta kibazo cyangwa kwicara ngenza ni akamvirope nkicara aragomba kuroba akira dore hajya umugongo waravunitse sha byihorera uzi umugongo maranye iminsi aho uzi guhera kuri umwana cyakora none kubera kwirirwa umuhetse wenda ushaka ariyo mpamvu abonye mama none abonye mama mama mabuja umeze ute se ndameze neza urakomeye iminsi myinshi ugenda gukina n'abana ushaka kumushyira se ujya kwikinira n'abandi bana ngwino ntabwo yava kuri nyina yabonye nyina ngwino murebeshe hirya muterura umurebesheje hirya yaragukumbesha none se maze nanyanga ngwino nta kintu mwavugana gutyo niwe nyina w'umuntu aba ari nyina w'umuntu we uzi nyanga ngena sheri nta hantu mwakongera ngwino twitahire ngwino dutahe ntabwo yenyonye none se barakuramo ikira mbese ubundi warimo ibyumweru bingahe ukwezi nako oya kumwonsa yamwonsa ahubwo nyine nanumvise ngo niba bayonka umwana gusa arakuramo ikireka amapfa kureba ko ariko nta mashereka akije ndetse ko wabonye ahantu ho kuryama ntuzi gutwara umuntu ntabwo nanjye barancumbikiye ntabwo ndabona uburyo mbona inzu yawe baragucumbikiye ariko wari kuza nk'uko wavuze ati nimbona aho kuryambika umusayanza aza ntwara umwana utibutse ngo usubire inyuma utwara umwana nk'uko wari wabivuze kandi koko n'ubundi uzi ko naho yari ari byari uguteraterana naho ni iminsi mike nshigaje nk'ibyumweru nka 2 ubundi nkagenda ashaka kandi ahantu ncumbika ubwo se nzajya nkomeza ndaraguze n'umwana noneho ko mbona bindangiriyeho ariko nk'ubu ucumbitse byari amahirwe kugira ngo ukore ibiraka iyo iminsi nubwo yaba ari mike ikaba mike uri kumwe n'umwana wawe nta kibazo si byose nk'ubu ngubu ukaza ukavuga ati kandi ndebe umwana byibura niba ari icyumweru cyangwa ibyumweru 2 nanjye mbene kumwe n'umwana wanjye byibura uko biri kose ntabwo ari kimwe n'uko waba uko biri n'umwana kandi byitwa ko ufite n'ahantu uryama noneho bitakiri nka mbere ndi kubyumva ariko njyewe ubu nabuze icyo navuga rwose byanyebeye ariko jya wizera ndizera nta kazi ntaki no kurya ni danje yenda ndababona rimwe na rimwe ariko ntabwo ari buri gihe nanjye hari igihe mara nk'iminsi 2 ntarateka
nkundeho ikintu kira mu nda ariko gusa yenda rero mfite nka desa nguramo irindazi ry'ijana na kamukara kumva ni agace k'agakombe gatoya aba ari ingorane nyine nibwo buzima ariko ubuzima nk'ubwo bugira ukabumenyera nk'ubwo ngubu ubutangirane n'umwana wawe mugumane n'urya ku karindazi umuha agace nyine mugasangire ariko umurega iruhande urya agace nawe arya kandi hari n'igihe byanagenda neza naho ngaho ukanahaguma ukabona n'ahandi hantu ho kuba n'ibyitwa kugucumbikira ngo ejo bagusohoreye nawe ukabona n'ahantu uba ku giti cyawe nabyo birashoboka. reka turebe ko byazagenda nta kibazo. Birashoboka rwose kandi cyane buri ikintu cyose no kwakira ubuzima kandi nta n'ubwo ubuzima buzahura cyane ubuzima buzagira ngo buhinduke umuntu agira ubuzima butandukanye n'ubwo arabaye wa mbere ariko ubu ushobora kubona ahantu ho kuryama bugake nta munsi ya mbere duhura ntabwo nabikekaga nyine ni uko nguko byagenze ariko nta kundi. Ega nanjye simfite ubuzima bwiza bwo kuvuga ngo wanyishingikiriza ngo urerere umwana wawe. None se nk'ubu ngubu ni wenda nuva hano nyine uzagucumbikira ukahava uzajya he cyangwa hari igihe wenda bitanaba wenda ukanahaguma nabyo birashoboka. Hano rero nubwo macumbitse nanjye mafite igihe gitoya ahubwo nabonye ari umuntu mwiza wabashe niba umuntu namusigiye umwana ukwezi kukaba gushize umwana akamusigarana ahubwo ikintu namwisabira yareka nanjye akancumbikira iminsi mikeya mu gihe narabona ahantu njya kuba ubundi nkazajya miga nkahiga ibyo biraka byo kumesa ntabibona ntaribi tugafatanya ubuzima iminsi mikeya nanjye nkabona nshakisha ahandi hantu naba n'umwana wanjye nkamujyana twakomeza ngo tubanye ibintu byose aba ari ubwumvikane. Yewe aho muciye intege ariko gusaba icumbi shani muciye intege n'aba bari hano rwose mbabarire ubu ngubu ndakifite stress mu mutwe. Kandi agusabye icumbi nawe nyine ararinsabye ariko ubu n'aba ari hano hari ubwo bamusohoye ntabwo bamusohoye n'ubundi nawe urumva akavuga nyine ngo ni ibyumweru bibiri nta gisubizo cyabyo aracyategereje ibyumweru bibiri. nanjye ntabwo nari mbimusabye none ahangaha aya ndagenda babitekerezaho niyumva byakunda byampa igisubizo iminsi ibyumweru nanone wenda nka bitatu hano kumva amasigaranye iminsi ibaze ku ntoki narangiza wenda akancumbikira nanjye nkanshakisha n'udufaranga nkaba nakisuganya umwana nkamusubirana. bivuze ngo nkagucumbikirana n'umwana ntibyakunda noneho ubu ntabwo uri bufate umwana nabwo ntabwo ndi kumushyiramo agahato uyu mwana aramufata umwana ndamufata nyine se bayifite aho uri ndahafite ariko yamfasha umwana nkazagera mu gihe baza aho ngaho uri kumva ko mafite iminsi mikeya zabandi ngomba kugira igihe wahavuye nibyo uri kuvuga mu gihe nahavuye nibyo ndi kumubwira cyane nsubiza nyamuneka niba bari kubaza nta gisubizo banamuha rwose pe nabanza ndeke njagaraye mu mutwe have be have niba nagira impuhwe nk'umuntu w'umubyeyi nawe dore ko No, n'ubuzima bibi, nanjye bibi. bwarancanze narihebye nibuze icyundi cyo ariko kubera ko n'ubundi hakiri iminsi urumva niba baraguhaye ibyumweru bibiri haracyari iminsi ntabwo iminsi irashira nabaretse mbanza byibura ibintu bindi mu mutwe bibanze bimvemo ubwo nyine n'ubundi nawe wavuze ko atari ntabwo nawe uraba ubyigaho niba bizakunda niba bizakunda nzamubwira cyangwa bitazanakunda nabyo ntawamenya umuntu arega akora ikintu abona ashoboye kandi azakomeza nabanze nyine ndeke manze nsubire ku murongo neza nibikunda nzamubwira nimba ntabishoboye nabwo nzamuhakanisha kandi icumbi kimwe nuko byanakunda naho ngo kuhagura byose reka dusenge imana turebe icyo ikora njye nta kindi kintu mfite narenzaho tape nziza rero umwana wawe ubwo se ubu noneho wamama ko ndangiye kumufata nk'ubu umaze iminsi 3 nta kiraka
noneho ubu ndamugaburira ikiri ijoro koko none iri joro ndamugaburira iki ko noneho maze iminsi nta n'ikintu mbona kiraboneka ntabwo burya ibiryo by'umwana ntabwo ari byinshi nibwo watogose ibirayi bibiri ikibazo ibyo birayi bibiri nabyo birahenda ubu se ikiro niyo kiri kugura 500 cyangwa 600 ndayafite none se ubu iminsi yose wari ubaye nk'uri hano ntabwo urya ntabwo uteka kareka ntabwo neka nabaga nabonye ako karaka hari abantu nari ndimo tudeni nagiye mfatafata ubwo nibyo nari maze iminsi ndwana nabyo kwishyura amadeni y'abandi ubwo yenda nari nsigaranye nka 500 se 500 azatunga n'umwana ubwo nanjye biba byanyobeye buri ikintu gihari ntabwo buri icyo uri umwe cyangwa muri babiri ntabwo mwabura icyo musangira ntabwo wabura icyo umwana buriye nubwo wanasohoka iwawe ugakina ukajya mu matoni ukavuga ati umwana arashonje amuntu wakwimikirana cy'umwana cyangwa ibiryo bwawe nubwo wamubwira ati umwana arashonje basasangire n'abawe nta muntu we bakwima ariko umwana ntabwo bamwima terwa n'abaturanyi ufite nanone ntabwo ari bose hari n'uwo wagenda kurebera ubusa akavuga ati muyahaze icyo ariko nyine ntekereza ko birashoboka ariko abenshi nyine ntabwo yarya areba umwana iyo abonye umwana agira isoni wenda wowe wakemera ukanabwirirwa ariko umwana we nyine urasaba nyine nta muntu ubaho adasaba nta muntu ubaho adasaba ikintu rero kugira ngo umwana waryame yicwe n'inzara nta n'igikoma naki emera ukavuga ati kuko nta nubwo ari uguseba nta muntu useba afite igifu ati umwana wanjye ameze gutya na gutya ntugire ikintu mumumera kandi nawe ukanatekereza ujya unatekereza ko byose binashoboka byose bikanagenda neza n'ibyo ngibyo n'ibyo birayi bikajya ubibona kimwe n'uko ejo wayatoraga ngira ngo njye yaraye natoye nta muntu ufite amafaranga mukwikirisha wagira ngo ahubwo njye yaraye natoye gutoragura byo ntibikunda kuko nta n'umuntu ukiyata unayataye hakagira ukubona yayitaye ahubwo nyine tujye duteganya wenda ibibi ariko ni byiza ko bishoboka hari n'igihe tuzajya kumva tukumva umeze neza bakatubwira ati ni mu nsure njyewe mfite mu rugano usigaye ntuye duteke dusangire nabyo byose birashoboka ntabwo bizahora gutya ngo none se noneho ngo umwana ararya iki noneho ngo ndarya iki kubyana ntabwo bizahora gutya bizahora birangira rero ni byiza ubwo tubonye ahantu uri ahantu usigaye utuye ni byiza ko usigaye ufite n'ahantu uryama imvura itagwa ngo itunyagire ku gasozi ibintu uko biri kose ntabwo ari nka mbere si byose ni gakeya ariko nta kundi ni gakeya ntabwo ari nka mbere kubw'amahirwe n'ibindi bizagenda bikemuka nk'uko nyine n'aka gahenge byibura ugafite ko kuryama mu nzu rero ntabwo ibintu bihora ari bibi hari igihe bizahinduka bikaba byiza bikanarenga kuri uru rwego tujye twiyaturaho n'ibyiza ntitukicwe n'agahinda cyangwa twiyaturiraho ibibi gusa ntawamenya hari igihe ubuzima buhinduka ukoze Imana ishimwe ko natwe mu nzira tutazi nzajya nza kugusura ndebe umukobwa wanjye uko ameze ubundi ubu koko ninde wabarangiye aha hantu ko yarakubonye ngo acuruza ko nari nzi ko nihishe birenze kwemera yarakubonye ngo acuruza asigaye acuruza nawe ari umucuruzi kabuhariwe iki gihugu cy'umusaza nta hantu wakihisha ntabwo wakihisha dore ko utari i Kigali nayo yivuyemo umuntu yagushaka kubona rero gusa nyine nzajya nza kugusura ndebe uko umukobwa wanjye ameze ndebe uko byifashe iri ikintu muri kumbwira rero cya mituweli nabuze ubushobozi nta bushobozi gusa mituweli si yaba muri babiri gusa si 6,000 ntabwo mbizi ko yishyurwa ariko mituweli ni 3 nta kundi ningira imana nkabona aho nyakura cyangwa mukangirira neza nzayishaka 3 byawe 3 by'umwana ntabwo wagira uze nk'ubarwayi wamujyana uramwahiriraga mushakire ndasabika niba yarabimenyereye bikamukiza bikamworohereza nabyo ni byiza rero turatashye turahabonye ejo nk'izi saa nzakuzanira imyenda yindi isigaye mu rugo y'umwana bijya bidukundira turamwereka tugusuhuze nitugira icyo tuba dufite turadusangira
tuzadusangira nihagira ikiboneka nihagira ikitaboneka nyine uzajya twihanganira ariko ndabizi neza ko nkomeza ngerageze mbaza amakuru yawe ubwo icyo tuzatubona tuzatuzana shana tugusure mbese ikizakiboneka uzajya ubona tukugezeho nubona tutaje umenye ko natwe bitameze neza ariko zatugeze tumenye amakuru uraje gushaka nimero z'umuntu wenda muturanye ufite telefone uze kuza uzime cyangwa se nge ngusigire izawe ku buryo ndamutse ngukeneye cyangwa umuntu ashatse kuza kukureba yabanza agahamagara kumva ko uhari kibazo ko na tutagasimu kabikira muri telefone y'umuturanyi aho gakunze kuba kabifarira ukazahamagara reka dusoreze hano rero reka tumanuke natwe dutahe tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha